Bereze iyo telefone yanjye. Message ziki? Message madame se yambwiye ati ihangane ndabizi kuri guca mu bigeragezo ndabizi kubabaye ari kugira gute ihangane. Izi zose ni message. Iyi si message ngaho rero. Kamu umuntu nsomera. Egera hano nsomera. Yambwiye ati humura ndabizi umukozi w'Imana nubwo ubuzima muri kunyuramo nibwo butoroshye ariko Imana iragukunda. Izo message urabona zavuye kwa nde? Message ndabona zavuye kuri Asia. Rero reka mbwira abantu ngo be gushyuhagana kuko njyewe sibyo Asiye yakwandikiye nese kunyandikira barumva ari ibintu byadanje cyangwa kumbwira ati ndagukunda mukozi w'Imana ihangane ibintu gucamo na Daniel yabinyuzemo Dawida binyuramo ba Mose babinyuramo urugendo ihangane abantu bose nago badufata kimwe none abantu bose babyumva kimwe none abantu bari kugusabira yiri kumutese ese kukinge wumva ko nari umuntu Imana yanyeretse urabona ndi igisimba nuko Asiye atari yadekarara kwa gukunda uretse gatoya nese ni ngombwa ngo azabikubwire we nawe ubugajya yabatangarije ngukiza yaravuze ngo impeta ya mbere iri ku mutima mubwe n'iki batamfite ku mutima mwege muri Imana mubasha kureba mu bitekerezo by'umuntu kandi ntugomere kumbaza ibyo bibazo nta gihe mfitanye nawe mwakire oya reka dukomeze ikiganiro ibyo ngibyo mutangiye kuntwara mu murongo ntashaka ibyo ariko ugomba kubisobanura abantu mu byumve mu bimenye Noheli ntabwo ari ifu y'imvuga rumwe uri kumva neza nje ndi umubirizi baca umugani guhagarariwe n'inararavoma nje mpagarariwe n'inari yo mu muryango wa Yuda kabiri na leta muvuga ese murabona leta muri kuvuga ngo izipfunge nje ntago bamfiteho uruhari sindi umwana wabo bundi muri mu biki niyo mpamvu bagufunga Asiyo nyumve ndagukunda I love you so much uri umudamu mwiza niba Imana yaramayereko nugenda ukajya kure ngo bamfungire ko nagukunze nawe Imana izabikubaza bonye ayitesha agaciro ni video yaha amateka yanjye njya nkunda kubwira abantu iki kintu Pawulo yaravuze ngo nyiri umwana nakoraga iby'ubwana maze kuba umuntu mukuru usigaye nkora iby'abantu bakuru niba narakoze ibyaha ndi umwana ibyo byaba bakajya kubicukunyura bakabizana bakaba bizanye ubu ngubu ari uko Imana yanzamuye cyangwa se Imana nteje intambwe bakabizana babona ari uko Imana igiye kungira umuntu w'umugabo kuki kare hose batabizanye nk'abanyamakuru ubu ngubu ntabwo muri kumfata ikiganiro ni mujye kucyeditinga mukagiye amajwi mukayahuza n'amashusho ni gute umuntu afata video ya kera akayizana akayisiga gikotora akayisigiriza yarangiza agafata ibiziki by'ejo bundi by'uyu mwaka akabishyiramo akabihuza akabishyiramo ndi kubyina nababwiye mbere yuko Imana inabara nabyinaga muri MTN mu bimasuro mu tubari Yesu amindurira umwambaro nk'uko Yobu yahinduriwe none se ni kuki hari ibintu njya udakwiye no kumbaza ubu ngubu ntago ndi bubure kubikubaza Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV meze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi muri mu bice bitandukanye hari abantu badukurikiye bari mu Rwanda hari abari hanze y'u Rwanda mu migabane yose itandukanye Imana ikomeze kubaho umugisha cyane umunsi natwe turagarutse ngira ngo tugarukanye amashimwe kuko ni umunsi mushya ni igitondo gishya tugarukanye na byukura bagirane cyangwa se Prophete Noheli Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe cyane umeze neza turashima Yesu umaze igihe muri social media ariko uyu munsi ngira ngo wamamaye cyane ntabwo mbikesha abantu ntabwo mbikesha itangazamakuru ahubwo ndabikesha Imana iyo yemeye ko biba ndabikesha Imana y'amahoro ubona wamamaye mu buryo bwiza buryo bwiza kuko ntawe nishe nta nuwo nibye nta nuwo nahemukiye nta nubwo namamaye ndi kwiba ahubwo namamaye mvuga izina ry'Imana mvuga gukomera kw'Imana ngira ngo mu kanya n'umuntu turi kuganira ariko mbwira ati kuri Noheli we gahunda zirakomeje kuko aracyavugana n'Imana ahubwo yongera ngo bamwe batangiye kuvuga ko uri mu myiteguro ku giti cyawe watangiye kwitegura ubukwe cyane ahubwo natangiye kubyitegura kera Imana ikinyereka iyerekwa impeta y'umubiri kimara kuvamo nkashyiramo iy'umwuka nibwo natangiye kumva ko kwitegura bihari kandi urugendo rurakomeje ndacyakomeje urugendo rw'imyiteguro y'ubukwe urugendo rw'uko Imana igiye kumufasha mwiza ukunda abantu ndetse n'abanyarwanda reka mbonireho no gusuhuza abantu bose bari mu mahanga bagiye batandukanye Imana ibamugisha amazina nitwa Prophete Byukura bagirane Noheli ndi umusore witegura kuba umupapa ikindi nababwira ushaka kumamagara ni 0780 52 90 80
iyi nimero uyihamagara ushaka ngusengera ushaka ngufasha ukayihamagara umbwira amagambo meza amagambo ashyigikira mu bukwe bwanjye abaza gusenya ubukwe bwe nimumamagare. yego nabonye nimugoroba umuntu bita Apotre Mutabazi ku Isimbi TV yaraye agusabiye imbabazi yabwiye abantu ati mumubabarire nawe siwe. Ansabira imbabazi se njya kuvugana n'Imana yari ahari? Ansabira imbabazi se ndi umwana wa se yarambyaye? Ansabira imbabazi se nigeze mubwira ko nkene bufashe bwo gusaba imbabazi? Nta mbabazi nsaba, navuganye n'Imana ikomeye, mvugana n'Imana ndacabihamya, nta muntu wanumye, nta n'uwambwiye ngo genda ukore gutya. Uwanumye yitwa Kristo umwana w'intama w'Imana. Mutabazi rero Gasopo, niba ushaka guhitinga genda usaba imbabazi z'ibyo wakoze muri social media byinshi wakoze bibi, wisabira imbabazi ku giti cyawe, nurangiza usaba imbabazi abanyarwanda, usaba imbabazi isi yose, usaba imbabazi n'Imana, ureke kwitwaza izina Profete Byukura bagirana Noheli, kuko iri zina ririho umucyo, nta vumbi rituma kuri iri zina. nuko bimeze. Abantu ngira ngo uri kureba ibiganiro hirya no hino, feedback cyangwa se message uri kwakira, uri kubibona abantu bagiye babifata ukundi, we ntago biri kugutera ikibazo nka Noheli uvuga ati ese koko mbona abantu bose ubuhanuzi bwanjye babupinze, unanabwira Imana igira ikintu yerekana basi yerekane ko ari ugutumye. Samu Gakire yankunda kuvuga iri jambo, iyo uzaba umuntu ukomeye Imana igucisha mu bikomeye, iyo uzaba umuntu uzagera kure Imana igukura n'ahantu habi hashoboka ikakugeza kure heza hageze gute hashoboka. Njyewe icyo navuga cyo nuko urugendo rwanjye rukomeje rwo kubana na Madamu Asiya. Madamu Asiya agomba kuba Madamu Profete Byukura bagirane Noheli. Abantu mwabyemera mutabyemera si mwebwe Mana. Iyo twavuganye ni Imana itabeshya, ni Imana njye ubwanjye yanyisangira bimbwira. Rero reka mbwira abantu ngo kuma feedback mbi, kumbwira ngo ntaho uzagera, kumbwira ngo urikina. Narababwiye ngo Imana ishobora gufata mu Kigali ikayimanura ikayiringaniza na Kiruhura. Abantu benshi babyise ngo ni irari ry'umubiri ufitiye uriya mudamu. Irari? Nabo nibagende barigire bibahire, mbifurije kugira irari ryiza, mugende mugira irari. Ntabwo ibintu byose ariko bikunda. Ndashaka kubwira abantu ngo ahubwo abantu bari kuvuga Noheli mwabonye uruvugiro. Ariko mwabonye uruvugiro, ariko nubwo mwabonye uruvugiro ntabwo bizabahira, kuko umuntu wese uvuga ku muntu wavuganye n'Imana. Hari umugabo umwe wigeze kuvuga ngo abantu bakurenganya batabajije Imana, Imana ajya kukurenganura ikagira gute, ikakurenganura itababajije. Sipiriye turamusuhuje cyane. Ubwo rero abantu bashobora kumenya iki kwicariye ariko ntibashobora kumenya iki kwicayemo, kuko iki kwicayemo gifite imbaraga kurusha ikiguhagaze hejuru. Reka mbabwire ngo imigambi yabo nizabahira. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo imigambi yabo, ariko Uwiteka Imana aravuze ngo imigambi yabo nizahama kandi nizanasohora. Ngira urugendo rwanjye ndarukomeje, shimira n'itangazamakuru ko mukomeje kugenda muza kundeba. Yego ngira ngo kugeza ubu ngubu nta kintu uravugana na Madamu Asiya wenda kugira ngo uvuga ati nubwo abantu bari kuvuga nyamara hari icyo batazi. Ndimo kuvugana na Madamu Asiya ntago bizabura, kuko dusanzwe tuvugana kandi n'abantu bageze gute barabizi. Ubu sereka nkubwire ko abantu bari kugenda bandwanya bamvuga mu by'ukuri ubu ngubu ko mana mwahiye ibintu mwabigize intambara, ibintu mwabigize bajya baca umugani ngo abantu babigize iki, babigize abantu bari kundwanya, babigize abantu bari kuvuga ngo ndikina. Ubu zisi message dereze iyo telefone yanjye, message ziki? Message Madamu Asiya yambwiye ati ihangane, ndabizi kuri guca mu bigeragezo, ndabizi kubabaye ari kugira gute, ihangane. Izi zose ni message. Iyi si message ngaho rero kamu umuntu nsomera, egera hano nsomera. Yambwiye ati humura, ndabizi umukozi w'Imana, nubwo ubuzima muri kunyuramo nibwo butoroshye, ariko Imana iragukunda. Izo message urabona zavuye kwa nde? Izi message ndabona zavuye kuri Asiya. Rero reka mbwira abantu ngo be gushyuhagana, kuko njyewe sibyo Asiya yakwandikiye nese kunyandikira barumva ari ibintu byadanje, cyangwa kumbwira ati ndagukunda mukozi w'Imana, ihangane ibintu gucamo na Daniel yabinyuzemo, Dawidi abinyuramo, ba Mose babinyuramo, urugendo ihangane. Abantu bose ntago badufata kimwe, none abantu bose babyumva kimwe. None abantu bari kugusabira koribu ibintu byaye byinjiramo bari kwandika ku mazi. Nubwo byabaye induru ariko siyo ndunduro, bimenyekane
bimenyekane ko turi abanyamugisha ntabwo bizabahira ubundi kuki babigize induru barabona ariyo ndunduru aransabira ko ribu imfunga se cyangwa aransabira ko ribu yantwara ribu rega nabo ni abantu bafite bakorana n'Imana Imana yahaye umugisha yahaye ubwenge ntabwo ribu ifite akazi kenshi cyane igomba gukora muri iki gihugu ntabwo ifite umwanya wo kuza kwita ku magambo y'abantu bacitse ururondogoro bavuga ibyo batazi ngo mu bintu wavuze harimo ibintu bigize ibyaha nk'ibiheze harimo iterabwoba byo kumva ko nihagira undi muntu uzamwambika impeta Imana izahita imuhitana harimo no gushinyagurira umudamu wa nyakwigendera mu gihe akibereye mu kabega abanyamakuru namwe mugira imvuzi munagira menshi amagambo mugira sinzano ngende kubariza abantu urababariza nta terabwoba ririmo nta nubwo nigeze mukanga turi mu gihugu kirimo amahoro kirimo umutekano gifite abayobozi basenga Imana bemera umwuka wera bemera ko Imana ivuga kandi igihugu kibasha gukontora kikareba ngo uyu muntu yakoze icyaha cyangwa nta cyaha yakoze kandi asiya ndamwubaha ndamukunda ni umumama mwiza ntabwo yabona igihe cyo kujya kwirirwa ajya kuri ribu ngo ari kujya kwirirwa ngo avuga kuko asiya ndamwubaha ndamukunda ndamwemera ribu nta nubwo yamfungira ko Imana nyeretse ko uyu muntu agomba kunkunda sinamututse sinamuharabitse sinamuvuze ibintu bibi kuba navuze ko mukunda nkavuga yuko Imana yamunyeretse ntabwo ribu yabona umwanya wo kuza ahubwo ribu yanavuga ati niba mwabyujuje bana banjye nimuze tubashyingire buriya ntabwo ushobora kwica umudendezo yari yifitiye kubera ibiganiro byawe we mudendezo umudendezo yari yifitiye yimereye neza agatangira kumva ko hari umuntu Imana iri kumuha mutese ese kukinge wumva ko nari umuntu Imana yanyeretse urabona ndi igisimba nuko asi atari yadekarara kwa gukunda uretse gatoya nese ni ngombwa ngo azabikubwire we nawe ubwo yabatangarije ngo ukize yaravuze ngo impeta ya mbere iri ku mutima mubwe n'iki batamfite ku mutima mwege muri Imana mubasha kureba mu bitekerezo by'umuntu kandi ntugomere kumbaza ibyo bibazo nta gihe mfitanye nawe oya reka dukomeze ikiganiro ibyo ngibyo mutangiye kuntwara mu murongo ntashaka ibyo ariko ugomba kubisobanura abantu mubyumve mubimenye Noheli ntabwo ari ifu y'imvuga rumwe uri kumva neza nje ndi umubirizi baca umugani guhagarariwe n'inararavoma nje mpagarariwe n'inari yo mu muryango wa Yuda kabiri na leta muvuga ese murabona leta muri kuvuga ngo izipfunge nje ntago bamfiteho uruhari sindi umwana wabo bundi muri mu biki niyo mpamvu bagufunga asiyo nyumve ndagukunda I love you so much uri umudamu mwiza niba Imana yaramayereko nugenda ukajya kurega ngo bamfungire ko nagukunze nawe Imana izabikubaza ufite uburenganzira bwo gukunda cyane kuko nta n'itegeko rihari mu Rwanda rihanira umuntu wakunze ariko ntago kandi sina namwanga ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ndanamusengera kugira ngo azaze hano uramusengera azaze hano nawe ababwire ko hari icyo Imana yakora yego ibintu byawe reka tubitegereza abantu bajya bavuga ngo ubuhanuzi burya bwemerwa ari uko busohoye ngira ngo hari abavuze ko uri kwikina ari agatwiko hari n'abavuze ko bategereje ako gatwiko bagende bafata ibyatsi bacane bashyiremo umwambi na peteroli byake nje ntabwo naje gutwika nibyo gutwika simbizi nge ndi umuhanuzi w'Imana kabiri ikikwere Imana narensenze nimugoroba irambwe ngo bamwe mu banyamakuru bari no kugusura harimo abazagusebya harimo abazagusenya harimo abazasubira inyuma bakavuga ko ari ibintu wapanze ariko izo ntambara zose nzazinyuramo ayo mahwa nzayanyuramo iki Imana yagambiriye ku buzima bwa profete byukura bagirana Noheli kizasohora ibi bihe urimo byo kuvugwa cyane kandi rimwe na rimwe bikagaragara ko abantu batari no kukuvuga neza buryo wanze kuvugwa uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina ntiyiriwe navuka umuntu wabyawe n'umugore niko yobu yavuze yaravuze ngo arama igihe gito kandi icyo gihe nawe amara cyuzuye nacyo kimara cyuzuye umubabaro uri kumva neza kabiri ijambo riravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose ntabwo amukiza muri kimwe bibiri ndabizi ko Imana yabanye na Daniel mu rugobo rw'intare ikabana na Stefano ku kirwa cy'Ipatimo bamutera amabuye do Peter sti enema shandoni dra Imana yabanye na Dawidi ku rugamba Imana yabanye na Abrahamu na Sara Imana yatanze Isaka nabwo izatererana Noheli byukura bagirana kuko ni Imana yumva amasengesho y'abera
nishimye ko hano mpabonye umuhanuzi mukuru wawe ngira ngo asubiye inyuma ariko Imana imbabariye yakegera hano byibuza nkagira akantu gato mubaza Cyprien ngira ngo muramuzi ku irembo ryera Cyprien Yesu ashimwe umeze neza aho ndashima Imana uyu muvugabutumwa Noheli usanzwe umuzi iyerekwa rye wararyumvishe kuri social media agira ikintu nawe umwibariza nk'umukozi w'Imana mukuru umushumba twemera tunakunda ndagira ngo mubaze niba koko afite urukundo rwo gukunda Asiya ntarufite cyangwa se Imana itarabimbwiye ntabwo nakabaye ndi kuri kamera ntabwo nakabaye ndi kuri kamera ngo nze mvuge ko Imana yanyeretse yerekwa ikindi burya abantu bazi ko Noheli ngo ari kugira ngo amenyekane ntago ari cyo cyanzanye ahangaha kuko impamvu naje hano nanjye nemeye iki nemeye gutukwa nemera amabuye yabo nemera ibyo bavuga kuko abantu batemeye Yesu nge ntabwo banyemera ufite ibimenyetso birenze bingahe bishobora kukwemeza ko wabana n'uriya ni umugeni ni umukobwa ni umubyeyi sindamenye uko we mufate neza umuvuge neza urumva umuvuge neza kuko ni umuntu wo kubahwa ibimenyetso mfite icyambere nuko ndi muzima nkaba ndi umusore kandi usenga Imana ukijijwe umusore wubaha Imana kubaha n'abantu muri rusange kandi umusore ubasha kuba niba mbasha kuba nahagarara kuri kamera nkabwira abantu ko mukunda ndi umusore ufite amaboko yombi wabasha gukorera umuryango wanje nuwe kandi ni umusore utahagararana ngo ayumva afite ipfunwe bitewe nuko mfite icyizere cy'uko Imana yabanye n'abatubanjirije yabana nanjye mugeze mubibwira ababyeyi n'itorero ibyo kumbwira ngo itorero n'ababyeyi aho waba ugiye kwinjira mu buzima bwanjye bwite kandi nabasezeranyije kuko Imana izajya ivugana nanjye nzajya nza nkababwira ikindi ni igiki muri gushaka none se uzishingira kwishingira hari ibintu bitatu umuntu atakikorera icyambere byanga byakunda umuntu aba akeneye umuganga mu buzima bwe bwa buri munsi icya kabiri umuntu aba akeneye pasiteri icya gatatu aba akeneye umuntu wamubatiza icyambere niyo wajya muri Yorodani ukidumbaguza muri pisine ukavuga ngo ndabatijwe nitwa Noheli bavuga ngo yidumbaguje ntabwo yabageze gute yabatijwe kwirimbi wapfuye hakabura pasiteri zo gushyingura bavuga ati ntabwo yageze gute ntabwo yejejwe yarimbutse uri kumva ugiye mu rusengero ati mfashe impeta nyambitse Korodina abaye umugore wanjye bavuga ngo yishingiye ntabwo yigeze agira gute ashingirwa rero abo bantu pasiteri ndamukeneye mu buzima bwanjye azaboneka ikindi ababyeyi nabo bahari bazagira gute bazatwekpira nk'umukozi w'Imana usanzwe usenga ibyo byose Imana iguhaye yerekwa ku bintu runaka ufata umwanya wo kubisengera ukanabyereka Imana muri ibi bihe bikomeye wenda tuzi ko abakozi b'Imana hari igihe uhura n'undi muntu akagira ibyo akubwira n'ubundi Imana imubwiye nta bantu Imana iri kugutumaho muri ibi bintu urimo abanyamashyari bo ntibabura kuko ubona byakunda iyo uje unzaniye ubuhanuzi ukambwira ati ese koko n'Imana mwavuganye nakubwira ngo niyo ugahita wuzura umwuka uri kuvuga ngo nukuringira gushyigikiye kandi wabanje kumbaza ntabwo uri umuhanuzi ubuhanuzi bupfuye ndabwirukanye mu izina rya Yesu telefoni zinkanga ndazirukanye mu izina rya Yesu Yesu ushimye telefoni zose zitavuye ku Mana telefoni zimbwira nabi izo telefoni ndazirukanye ku buzima bwanjye ntabwo mvuze nabi Yesu yaravuze ngo mva inyuma Satani uzi impamvu yabivuze nuko yabonaga Petero yinjiriwe ntabwo Petero uko Yesu yamwangaga ahubwo yabonaga umubi yamaze kugira gute kwinjira muri we ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwo uri kubwakira nta n'ubugushyigikira uri kubona ubunshyigikira ni bwinshi pe ni bwinshi cyane ati bikore Imana nibashyigikire ndetse n'abambwira ati ntibizakunda abambwira ngo ntibizakunda mbanza kubabaza ikintu kimwe baba bazahana Imana ikura imvura bazahana Imana ishyira shirege bazi uko amagufwa y'umwana akurira mu nda ya nyina uko batabizi ni nako batazi umugambi w'Imana ku buzima bwanjye nabwiye abantu ngo ibintu byose birayoba mobile money zirayoba MTN zirayoba internet n'abantu bafite ibyogajuru birayoba ikintu kitayoba ku buzima bw'umuntu ni umugambi w'Imana Imana ibifite ku buzima bw'uyu muntu hari n'igihe ubuhanuzi buyoba ntabwo buyoba bushobora kuyoba butewe naho bwaturutse ku muntu nese wamanura ubuhanuzi bw'amarangamutima bukazasohora ariko uvuye ku Mana burasohora okay ni ryari Imana ishaka kuvuga ibintu ikisubira ku bantu basomye uretse gato ni igihe Imana ikubwiye ngo kora iki ngiki ukanga kugendera mu nzira zayo ishobora kwisubira
imana ntiyivuguruza ariko ishobora kwisubira. Kwisubira ni ukuhe? Ni hahandi imana ikubwira ngo umwana wanjye nkwemereye umugeni, ariko ejo ugatangira gukora ibintu byawe mu nyungu zitari mu Imana, ishobora kuba yakisubira. Ariko njye kuko ndi mu murongo muzima wo gusengera ibi bintu ntabwo yakisubira, kuko Imana si umuntu. Kandi igiye gutaba hari ikintu ngiye nkundira Imana, ntabwo imeze nk'abantu. Hari abantu kuvuga ngo nzabona ishyano, namwe bizarangira muribonye, ahubwo rigeretse hejuru y'irindi. Nohe ndumvishe ngira ngo mu byo narinje kukubaza ntago nari nzi ko urugendo rwawe na Asia rw'ubukwe rukomeje. Ndabona hari ukuntu twe tugira siroga yo kuvuga ngo urugendo rurakomeje. Ndabona nawe ukomeje urugendo. Uyu mwaka abantu bitegura ubukwe bwawe na Asia ku giti cyawe nduvuga ngo ati ngiye ndi kwitegura. Ariko reka nkubaze, ubundi waretse iyo twavuganye ikampereza igihe nkazaza kugisobanura, urambwira ngo uyu mwaka wowe ushinzwe iki? Yabimbwiye wari wicaye imbere yayo, yakunyuze ijya kubimbwira, wowe ushinzwe iki? Uza kumfatira umwanzuro kumwa ngo uyu mwaka. Ariko Imana yaduhaye ubwenge, kandi yivuze ngo ubwenge bwawe yaguhaye yenda bukoresha uhinga, ubukoresha uteka, ubukoreshe ugura amazu n'amamodoka, ubukoresha ukora ibikorwa ugomba gukora biziwanyu n'ibyawe. Si ukuza kubukoresha winjira mu buzima bwanjye n'Imana yanjye uko tubaye. Imana niyo izagufatira amatariki. None se hari ikintu cyose nakora nayoboje Imana inzira? Nta kintu na kimwe nakora nayoboje Imana inzira. Pastor Claude, Yesu ashimwe. Umeze neza? Wamubonye Imana ifite PS? Mwarasenganye? Imana yamuhaye PS nagiye kumiyange vuba hanga. Imana yamuhaye PS. Urabaza ngo twarasenganye sibyo birakureba. Wambajije ibyo uri kumbaza. Mwasenze Imana yemwe. Ingiye kukubaza ikintu kibazo cya nyuma naraye mbonye ikibazo nuko ndi kubona utangiye kurakarira mu kiganiro kandi cyo kuvuga ibintu utangiye kumbaza ibintu abanyamakuru sinzi impamvu bagira ibintu by'ubujaje. Mbaze Yesu aravuga ngo sinzi impamvu. Usikuni ijambo rivuga. Ravuga ngo niba udashyushye ukabutarakayizu yazingiye kukuruka. Rero nawe niba udashaka kumbaza ibintu biri mu murongo w'Imana, ugashaka kudeviya ibintu njyana hirya hino, ibintu biri mu murongo w'Imana nyuma yuko Imana ikweretse ubuhanuzi bwawe, abantu bari babonye ikiganiro ku mpanuro cyatambutse, urabivugaho iki kira video. Nje ntago ndi buyereka abantu umuhano, ariko video yatambutse ku mpanuro bayerekanye. Ngira ngo ni video nimba utanayizi nayikwereka hano, ariko ntago nje ndi buyereka abantu, ntago nje ndi buyishyiremo hano. Ngira ngo wenda biriya babikoze kubw'impamvu zabo, ariko uranambwira ati iriya video bafashe bigaragara ko ari ahantu wizihiwe, uri kumwe n'inkumi ufite agacupa niyaryari. Reka ngusubize kuri iriya video. Yego, iriya video umuntu wese wayifashe cyangwa se umuntu wese wayibonye bitewe naho yayibonye ayitesha agaciro. Ni video y'amateka yanjye. Njya nkunda kubwira abantu iki kintu. Pawulo yaravuze ngo nyiri umwana nakoraga iby'ubwana, maze kuba umuntu mukuru usigaye nkora iby'abantu bakuru. Niba narakoze ibyaha ndi umwana, ibyo byaba bakajya kubicukunyura bakabizana, bakaba bizanye ubu ngubu ari uko Imana yanzamuye cyangwa se Imana nteje intambwe, bakabizana babona ari uko Imana igiye kungira umuntu w'umugabo. Kuki kare hose batabizanye? Nk'abanyamakuru ubu ngubu ntabwo muri kumfata ikiganiro, nimujye kucyeditinga mukagiye amajwi mukayahuza n'amashusho. Ni gute umuntu afata video ya kera akayizana akayisiga gikotora akayisigiriza, yarangiza agafata ibiziki by'ejo bundi by'uyu mwaka akabishyiramo akabihuza akabishyiramo ndi kubyina? Nababwiye mbere yuko Imana inabara, nabyinaga muri MTN mu bimasuro mu tubari, Yesu amindurira umwambaro nk'uko Yobu yahinduriwe. None se ni kuki hari ibintu njya udakwiye no kumbaza ubu ngubu? Ntago ndi bubure kubikubaza rega ni yego. Ahahise hanjye hari habi, ariko aho ngeze uyu munsi ni heza kuko Imana iri ku buzima bwanjye. Ese imbabazi z'Imana zashize mu rusengero n'abasigayemo basohoke? Mutubwire namwe muri abantu. Uremera ko iriya video ari wowe? Ndabyemera, ni njye wa kera. Njye wa kera ntandukanye n'ubu rero. Noheli wa kera bari kujya kuzura bagacukunyura bakinjira mu muryango wanjye bakagenda hirya. Noheli wakoraga ibibi. Imana yafashe Sawuli ikamuhindura. Ni gute yari kubura kumpindurira amateka? Iyo utinze akamaro ka retroviseri ni ukureba inyuma. Iyo utinze ureba muri retroviseri birangira ugonze. Nta gihe mfite cyo kureba hahise, ahubwo nge ndakomeje imbere. Ubona abantu bahisize hanze bafite izihe ntego? Gahunda bafite niyo kwica ubukwe, gahunda bafite niyo kurwanya Noheli, gahunda bafite niyo kwica five yanjye. Ariko reka mbabwire ngo amazi yarenze inkombe. Umugabo witwa Yesu arahagaze, ntabwo azabemerera ko imigambi yanyu muyigeraho. Muzaba mumeze nk'uko Daniel bamwohereje mu rwobo rw'intare bazi ko zigiye kumutanyaguza, Imana ahubwo igahita yoherezamo marayika zikamupfumbata. Rero mwaswasi
ko kiri kumwe nanjye. kuki abantu bari Ngiye kukurwanya kubasengera ahubwo ni abapagani aba bantu babikoze. abantu babikoze Ngiye kubasengera abapagani Imana igire gute ibaha agakiza. Kuko niba umuntu yifata akajya gucukura Noheli wa kera, abantu barabizi ko Noheli wa kera yari umusitari yabyinaga muri MTN. Noheli wa kera ubu sereka ngo baze gake ubu none hari n'ibindi gato mbanze ngusubize n'abantu badukurikiranye. Kuko njyewe ndi umuntu w'umugabo nta muntu ujya umvugiramo. Imana yamaye ijambo kabiri ngiye kuba umuntu w'umupapa uzabifata imyanzuro. Uri kumva neza nimba mu by'ukuri buri rugo ntirugira amategeko arugenga. Ni gute umuntu yifata akajya gufata ibi video bya kera atansabye uburenganzira akabishyira hariya? Ubu turabona urukundo asiya nkunda yakemera ibyo bintu. Murabona ibyo bintu yabyemera se? Ntiyabyemera ntiyanabikunda. Ikindi turebye abapasiteri bahagarara ku gatuti benshi n'abahanuzi bari muri uru Rwanda n'abashumba, tukareba n'ubuzima bw'abanyamakuru nkamwe ba Gakire ba Sipiri n'abandi muri hano, tukareba hahise hanyu, nta n'umuntu wabumva, nta n'umuntu wabemera. Ariko ndagira ngo na Yesu urebye amateka yahahise bagiye bava ngo uramubaje wa wundi mubabaje kwa ntuza uriya se yakora iki? Ariko abahaye imigati barizihirwa baranezerwa. Abantu nibakankunde ndi mu bihe byiza ngo ningere mu bihe bibi ngo bamveho. Icyo nicyo nasobanurira abantu. Umuntu wakoze biriya bintu ni umupagane, yafashe ibintu bya kera bya zamana arabizana byeditinga abishyiraho. Bana mudukurikiranye buri muntu yagiraga igice cy'intege nke za kera. none ushaka kuvuga hari n'izindi video bazabona nta zindi video nibashake bazagende bazicukure za zindi mbyinana na Riderman za zindi mbyinana na ba Knowless nazo bazizane bazikurure bazizane. Nta cyabuza umugambi w'Imana gusohora. Today aujourd'hui now boss bari kurwanya ubuzima bwanjye. Iki kintu mu cyumve ngiye kubasengera Mana mu izina rya Yesu. Umuntu wese urwanya profete byukura bagirane Noheli muhagakiza, simusabira kumwica, simusabira ko wamusaza, simusabira ibibi kuko nge ndi umuhesha w'umugisha. Bababariye kuko batazi icyo bakora data. Ubahagakiza mu izina rya Yesu Kristo kandi abamvuga neza ukomeze ubagirire neza. Amen. Dukomeze ikiganiro numvaga umutima ari kubyiganiramo kubasengera Imana ikabagiraho ikabahagakiza. abo bantu wabamenye Uwa mbere numvishije ngo n'umuntu ngo witwa Pasi Imana imuhagakiza. Pasi w'impanuro se? Yego. niwe wabisize hanze? Niyo ngo wabisize hanze n'abagenzi be. ese Pasi uri kubyina harahari? Ntabwo yarahari. None se washinzwe kujya gucukunyura ubuzima bwanjye bwa kera? ni umunyamakuru rega yakoze rero Imana imusabiye agakiza igiye kumuha agakiza. Kandi nugume kuntinza umva mubwire Sam Gakire ndagwa mikoro zawe nuguma kuntinza kuki wiguma kuntinza ahantu mu kizero. Nge ntabwo ndi imbwa baheza mu kiziriko. Imana ikigo y'icumwanzi cyaracitse. Pastor Koro waje nkakubaza akantu kamwe Gora dukayatinye koza kuri uramubaza ibikize wabashije njewe isi yose itegereje ko ari nge mu profete mu Rwanda no mu mahanga wubaha Imana kandi uje guhumuriza imitima y'abantu. Abantu bamenye ute ko byukora bagirana cyangwa se Noheli babonye muri iyo video yahindutse atari we Noheli w'ubu ngubu barabibwirwa n'iki? None se ntabwo Imana ishobora kuzamura umupagani ngo abantu bamumenye mu makosa Imana itakora. Nishobora gufata umuntu umupagani utayubaha ngo ayubahishe ngo Imana imushyigikire. None se ko mwaneye amabuye mukavuga ngo wakabwa we, ariko se reka mbabwize uko wakabwa we nta nubwo uyu mugore yakwemera uyisimbukuruza. Imana ishobora gufata rebera ikayimanura ikayihuza na kiruhura bikaringanira bikajya hasi. Bibiliya avuga ngo nta kinanira Imana mu gihe cyashizweho kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiye n'umwami Imana bizasohora. Rero kumbaza gutyo ngo Noheli ngo abantu babyizere gutyo ko batandukanye, nawe uri umukristo banza ubimenye mbere yuko ngusubiza. Yego ndi umukristo ubwo reka turindire turebe. Ubu si Imana yagukuye icyangugu niyagukuyeyo uribuke amafoto y'u posting wambaye igipira. Nibarebe Sam Gakire wa kera wambaraga igipira na Sam Gakire ubu ngubu usigaye wambara costume Imana ikamugirira neza. Aho nahahise ubuzima ariko nahahise rero ari mu byaha nahahise mu byaha atari ibyaha se ubusama Gakire ntiyacukuraga ibijumba by'abandi bafata ibijumba bacukuye nabo babicukuriye bavuga ngo Sam Gakire ngo yaribaga ngo yahekinyaga ibijumba. Hari umuntu ufite ifoto se ntawe aca burage ni bagende ayino ahahise yawe tihari habi ariko umuntu yaravuze ngo abogere nze sitye bigambo wadasema badacoka. Nukuvuga ngo abantu ntibashaka baceceke cyane. Ariko abantu benshi bategereje ko Asiya aza kugira ikintu abivugaho ibi bintu. Ese ubona uriya mubyeyi ari mugenzi wabo afite ubwenge buri umuntu uzubaka urugo rukaramba ntabwo ajya aza mu bintu by'ubujura ngo aze kwirirwa avugana n'abantu. Niko ikindi twaranavuganye ubundi barashaka iki baramushakaho iki
message ntabwo naberetse message ajya nyoherereza tuganira ambwira ati mukozi w'Imana humura nubwo bakurenganya ariko bagutera amabuye ariko Imana ikurimo ndayemera kandi nukuri kubijyanye n'urukundo rwawe nawe hari icyo bivugaho akose uyu muntu urambaza iki gushaka kwinjira mu buzima bwanjye na fiance Imana igiye kuba rega bwagiye hanze butangaza n'ibyanyoko n'ibyabiwanyu bitangaza byagiye hanze Yesu nawe yaravuze ngo mubwire iyo ngunzu ngo ni Herode ngo data arakora nanjye ndakora utangiye kwinjira mu bintu udakwiye kwinjira ibyawe biri ku karubanda biriho ariko nta muryango ngo hayo kwinjira mu mutima wanjye uzi impamvu abantu batinde batererwa kuri imihanda batinze batereta abantu ngo batinde batereta Imana tereta Imana ni kwemera izakwemeza abantu niba nabisize hanze ibyo nasize hanze giyereka Imana y'Imana ntabwo navuze ngo winje no mu mutima ujye kucukumbura ngo menye urukundo rwawe na Asiya ubusengewe nje kumenya iby'abashera utereta jewe ndabimenye barahara ariko ntago mbahakana menye ibizawe ngende umuhanuzi rero ujye umenya uko baza profete ariko kucyumbaza urambaza nk'abapagani ngende umupagani uko uzabaza Riderman ni kuzaza kubaza umuhanuzi w'Imana nkanje Bibiliya iravuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwebwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa ni gute wumva ko Imana itama umugeni nkuriye ndashoje ikiganiro ibyo naguhaye nabiguhaye ushaka kumamagara uretse ngo basi akabazo ka nyuma umuhanuzi wa nyawe abantu bamumenyera kuki kwivuga butumwa ryiza kubyo yahanuye ku mbuto kandi imbuto z'abakura bihanye ndazifite buryo umuntu ajya gukira indwara arayihata niba mvuga ngo Noheli wakera akoraga biriya bintu bari kuvuga nkabyemera nuko nabikize nakigenda nihishahisha imbuto zawe zirakwemeza ko ushaka guhanura abantu bakagendana cyane benshi ndabahanurira ahubwo wese sinaguhanuriye akuzi kuki Nahebwe abantu nibatubwire rero ukuntu babyumva ngira ngo turasoshe sinzi nimba hari ikindi wabwira abantu gusa ubwo reka dutegereze ngiye kubasengera ikindi cyo nabwira abantu nuko babwira ngo nibahumure bakomere vuba gatoya Imana iraje kuri ibyananiranye ikindi ndasaba abantu ko bazanshyigikira mu bukwe abantu bakohereza inwererano abantu bakambara amakote bagashyiramo amacongo abahakanyi nabo bakaza banyamakuru mukaza bayisimbi n'abandi muzanaza n'abahamagaye kuko ubukwe bwanjye buzaba ari ikirori gikomeye hanyuma kuki uhereye kuri isimbi impamvu muhereyeho nuko nawe ari mu bantu bafite ubwoba ko ngiye kurongora icya kabiri je suis byukura bagirane Noheli Prophète message ugomba kuma ni yanjye ntago ari ngo ujye muri comment umbwire nabi niba udafite ubunyabupfura bwa Gikristo ubunyangamugayo ubura n'ubunyabupfura bwo kuri umunyarwanda ugafata hari ukajya kumarabika reka mbasenge ikindi Imana umwijiri bamugisha reka dusenge Imana Mana mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye uri Imana y'icubahiro iyo uvuze biraba wategeka bigakomera uri Alpha uri Omega uri itangiriro ukaba n'iherezo nsengeye abantu bose bari ku isi utwumvishije mwami ababaye ashonje ameze nabi umuruhure ndetse n'utwumvishije nsenge n'abari mu bitaro nsenge n'igihugu cyacu ukomeze kukibamo nsenge n'ibihugu by'abaturanyi nsenge y'isi yose kuko ndi umuhesha w'umugisha mu izina rya Yesu natibagiwe n'abantu bari mu mihanda nabo bakureyo